Ndagusuhuje. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bworoshye kandi burambye umuntu yarwanya stress akagira amahoro n'umutuzo muri we. Mu gutangira ndagira ngo tubanze tumenye ubundi ni iyihe mpamvu umuntu akwiye kurwanya stress. Kuki ari ngombwa ko turwanya umuhangayiko mu mibereho yacu ya buri munsi? Ibi mbivuze kubera ko hari abantu benshi mu by'ukuri batazi akaga stress ishobora kuzana. Hari abantu benshi batazi ibibazo bikomeye bishobora kuba ku muntu bitewe n'umuhangayiko. Niba utari ubizi, guhera aka kanya menya ko stress ni umugome, umuhangayiko ni umwicanyi. Muri iki gihe tugezemo, uburwayi bwinshi buri gufata abantu bugirwamo uruhare runini na stress. Kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso, stress. Ibibazo by'umutima, stress. Impuguke mu mitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe muri Amerika zasohoye ubushakashatsi buvuga ko mbere y'uko saa 3 za mu gitondo zigera, 73% bya bamwe muri twe tuba twamaze kugira ikintu kitubuza umutuzo. 43% by'uburwayi abantu bari guhura nabwo muri iyi minsi bufitanye isano na stress. Naho 61% bya bamwe muri twe ntibashobora gusinzira neza nijoro kubera guhangayikishwa n'ikintu runaka. Mu magambo make, ibi bibazo biremeye utya bituruka kuri stress nibyo byatumye uyu munsi wa none mvuga nti reka twige uburyo bworoshye umuntu ashobora kurwanyamo umuhangayiko maze akagira amahoro n'umutuzo muri we. Ndabizi hari ibintu rero ushobora kuba warumvise bivugwa ko byakugabanyiriza stress igihe waba ubikoze. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo wagiye wumva atari byo ngiye kukubwira uyu munsi, cyane ko hari n'ababikora umuhangayiko ntushire. Urugero rw'ibintu bakunze kuvuga bikiza stress navuga nko gukora siporo, kurya indyo yuzuye, kunywa amazi ahagije n'ibindi biri muri sanse nk'iyo. Oya, ibyo ntabwo ari byo nje kukubwira, kuko ndabizi neza ko uhora ubyumva, uhora ubibwirwa. Ikindi kandi, gukora siporo, kurya indyo yuzuye, kuruhuka bihagije, izi ni inama rusange z'ubuzima ku muntu ukeneye kugira ubuzima bwiza. Ntagakwiye no kuba nkubwiriza, kuko mu isi ya none ni basic needs. Ibi ni bimwe mu bintu nkenerwa by'ibanze ukwiye kuba ukora utanagamije kurwanya stress, ahubwo mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza muri rusange. Nge rero icyo naguteguriye uyu munsi ni umuti wa stress nyirizina, umuti wo guhangayika, umuti wo kubura amahoro. Apana ziriya nama rusange zo kugira ubuzima bwiza, nazo zikurikize ni ngombwa, ariko niba ikikuremereye cyane ari stress, gumana nanjye nkwereke umuti w'icyo ugomba gukora. Umunyarwanda ati aho kwica gitera wakwica ikibimutera. Niyo mpamvu mbasabye munyemerere mpere ku bintu bitera stress, kuko ni nabyo biza kumfasha kukwereka umuti w'umuhangayiko. Hari umuhanzi wabiririmbye ngo icyangira umuntu gitera agahinda. Muri rusange ibyo yaririmbye biba byatwangiye cyangwa biba bishaka kutwangira, ndahamya ko ari byo bitubuza amahoro, nibyo bidutera guhangayika, stress. Abahanga mu mitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza ko nyirabayazana wa stress, kubura amahoro abantu bahura nabyo, nicyo bita attachment. Attachment ni ijambo ry'icyongereza riva ku nshinga attach. Attach bivuga gufatanisha cyangwa guhambirana ibintu, guhambira ikintu ku kindi. Attachment nituyihuza na sujet turiho rero, turasanga ko guhangayika, kubura amahoro ni ibintu biterwa no kuba hari ikintu kituziritse, ikintu kiguhambiriyeho. Ubundi reka mbyite umutwaro. Niba uri attached, ni nkaho ufite umutwaro uguhambiriyeho. Kandi iyo umuntu yikoreye umutwaro araruha, kuko nyine umutwaro uba umuremereye. Umutwaro mvuga rero ni bya bibazo duhura nabyo: gushaka amafaranga, gushaka kugaragara neza, kwiga amashuri, akazi, mbese biriya bintu byose tuba turarikiye nibyo mitwaro iduhambiriyeho, attachment. Kandi tuvugishije ukuri, biriya bintu turarikira nibyo bituviramo umuhangayiko, stress. Ibyo tuba turarikiye ko biba uko dushaka, niyo mitwaro tuba twihambiriraho, hanyuma tukaremererwa. Muri twe twishyiramo ko ibyo bintu turarikiye bigomba kujya mu buryo ubu n'ubu dushaka.
bya bintu twishyizemo cyane iyo bitari gukunda ngo bigende uko twifuza, ngiyo ya stress, nguko kwa kubura amahoro. Niyo mpamvu umuti wo kurwanya stress tugiye kubona urabutwereka uburyo wabaho udahambiyeho umutwaro ukuremerera muri ubu buzima. Umuti uraza kutwereka uko dukwiye gukontorora attachment kugira ngo attachment itadukururira stress, cyane ko twabonye ko attachment tugira ku bintu ariyo nyirabayazana w'umuhangayiko. Kubura amahoro biterwa nuko uba wabaye attached n'ikintu, uba ufite ikintu kikuboshyeho nk'umutwaro. Ikintu cya mbere rero, kugira ngo utsinde stress ugire amahoro n'umutuzo muri wowe, sobanukirwa ko amahoro n'umutuzo ni ibintu bidaturuka mu isi yo hanze. Isoko y'amahoro n'umutuzo iri ndani muri wowe. Amahoro n'umutuzo bituruka imbere muri wowe, ntabwo bishakira hanze. Muri rusange ibintu byo mu isi yo hanze ntabwo byagakwiye kutubuza amahoro, kuko amahoro tuyavoma imbere muri twe, ntabwo ari hanze. Yego nabyo bifite akamaro kandi bigira uruhare mu kumva dutekanye, ariko ntitwari dukwiye kubiha uburenganzira bwo kutubuza amahoro, kandi amahoro tuyavoma imbere muri twe. Biva muri twe imbere, si hanze. Muri make nitwe turemereza ubwonko bwacu bitewe n'ibyo turarikiye mu isi yo hanze. Ubundi attachment tugira kwa biriya bintu niyo nyirabayazana. Ushobora kuba ufite ibibazo by'amafaranga ariko ugatuza pe, wabishatse ukagira amahoro, amafaranga unayashaka, hatitawe ngo isi yo hanze iratuje cyangwa ntabwo ituje. Gusa ibyo bishoboka igihe udafite attachment kuri ya mafaranga uri gushaka. Naho iyo ufite ikibazo cy'amafaranga ufite attachment kuri ya mafaranga, byanjye bikundura hangayika. Ikitubuza amahoro twimarira mu bintu byo hanze, twihambiraho bya bintu byo hanze turarikiye, bikatubera umutwaro. Wa mutwaro mu by'ukuri ukangiza amahoro n'umutuzo muri twe. Ntabwo nshatse kuvuga ko udakeneye guharanira kugera ku bintu runaka muri ubu buzima, ahubwo nshaka kukubwira uburyo bwiza bwo kubishaka bitakubereye umutwaro ukubuza amahoro, bitakubereye ibiguteza stress. Bishake ariko ntibikubere umutwaro. Ubwo mvuze ko ugomba kubishaka ariko ntugire attachment kuri byo. Uko kwizirika ku bintu byakwanga tugata umutwe nibyo bizana stress. Ntabwo bikwiye ko utuma umutwe ngo ibintu byanze. Iyo byanze ukabura amahoro, ni ikimenyetso ko iby'isi biguhambiriye, birakuziritse, bigufite mu biganza. Ufite attachment. Ubundi twagakwiye kumenya ko turi mu isi tudafiteho control. Ntabwo twe dufite ububasha bwo gutuma ikintu cyose kiba mu buryo dushaka ko kibamo igihe cyose tubishakira. Iryo hame ukwiye kurishyira mu mutwe wawe, ugahora uryibuka igihe cyose. Mbere y'uko ugira ikintu wifuza kugeraho, mbere y'uko ugerageza gukemura ikibazo, ibintu ushaka ko bijya mu buryo ubu n'ubu byari byo byose, muri wowe banza wakire kandi wemere ko nta bubasha ufite bwo gutuma ikintu kigenda uko ubyifuza igihe cyose ubishakira. Niko isi iteye, niko iremye. Twagakwiye kubyakira tukareka kwizirika ku by'isi cyane ngo bitubuze amahoro, kandi tuzi ko nta kontroli tubifiteho. Ukwiye kuba witeze ibisubizo bibiri mu bintu byose ukora. Itege yego cyangwa oya. Bishobora gukunda, bishobora kwanga. Byakwanga byakunda, ngomba gukomeza ubuzima nishimye kuko naremewe kubaho nishimye. Kuba bidakunze ntabwo bigomba kumbera umutwaro ngo bindemerere bitume ntishima. Ntabwo ngomba kubigiraho attachment ngo binzirike bimbere umutwaro. Niryo hame twagakwiye gushyira mu mutwe. Urasabwa kwirinda kwishyiramo ibintu cyane, gukundwa akazi ibintu cyane. Attachment. Irinde kugira uruhande ubogamiraho. Baho uri neutral, baho uri umuntu witeguye kwakira ibisubizo byombi, negative na positive. Ureke kuba attached ku ruhande rumwe ruri positive, kuko kwizirika ku bintu ntibigende uko dushaka nibyo bidukururira akababaro, stress. Nta ruhande ukeneye kujyamo. Reka kwiremereza. Wowe hagarara mu ruhande ruvuga ngo ibyiza bije nabyakira, n'ibibi bije nabyakira, kuko ndi mu isi ntafiteho control. Kandi muri byose ngomba kwishimira ubuzima ku rugero rwanjye, ku rugero nshoboye.
ngomba kwishimira kuba ndiho, ngomba kwishimira kuba mpumeka, ngomba kwishimira byose ko biriho, ngomba kwakira ko byose bigomba kumbaho kuko ndi mu isi kandi ntibimbuza amahoro. Nta mpamvu yo gupanika, nta mpamvu yo kwimariramo ikintu kandi uzi neza ko uri mu isi udafiteho control. Kora, gerageza ibyawe, nibikunda sava, nibyanga ntupanike. Ubyakire ko mu buzima habaho up and down. Ubyakire ko niba uri mu isi ibibi n'ibyiza biba bigomba kukugeraho kandi bitagomba kukubuza kubaho wishimye. Kwishima bigira ikintu cy'imbere uvuga uti nta munota wanjye ugomba kumfira ubusa ngo ndahangayitse. Dufite igihe gito muri iyi si, rero ntabwo ari igihe cyo gukiniramo. Nta gihe mfite cy'agahinda kandi uzi neza ko ibyinshi muri iyi si nta control ubifiteho. Icyo usabwa ni ugukora uko ushoboye. Igihe wakoze uko ushoboye nta mpamvu yo kwirirwa wicira urubanza muri wowe. Niba wakoze uko ushoboye, reka kwirirwa upanika, reka kwirirwa uvuga ngo iyo bigenda gutya na gutya, ngo ugume mu hashize hawe. Ahashize hawe haraba hakubereye umutwaro, uraba ugize attachment. Kugira ngo ugire amahoro n'umutuzo, ubeho nta stress, attachment yigire kirazira. Ikindi niyo waba wanakoze ikosa, rifata nk'isomo wize rizagufasha gukora neza mu gihe kizaza, mu gihe kiri imbere.